Inshuti bavandimwe muduteze amatwi twongeye kubasuhuza, twongeye kubashimira umwanya muduha, twongeye gushimira umwanya muduha kugira ngo dutekereze ibyo tubamo, ibyo tubona, ibyo twitegereza, rimwe rimwe tubitindeho, tukabitekereza rero nk'abari mu rugendo, hano kuri iyi si ariko urugendo rugana ijuru. Reka rero ntangire nshimira Imana ku bwanyu no ku bw'igihe ibiduhaye. Uko gushimira Imana ndumva ari buri wese ugomba kubikora, ni buri wese ugomba guhora abizirikana uko byose ariyo tubikesha. Uyu munsi ntabwo ndi bugorane cyane, ndagira ngo dufate ikintu gisanzwe, ikintu tuziranyeho. Abavukiye mu giturage ubwo cyangwa se abageze mu bisubizo bitinze muri bo byumve vuba, n'abavukiye mu bisubizo mwihangane. Kera twajyaga tujya kota, umuntu akicara imbere y'umuriro, noneho akageza igihe atangira gutekereza, umuriro ukarinda uhinduka umunyotwe, wagera ugahinduka ivu. Ubwo noneho atangira guhinduka ivu, bavuga uti noneho akavumbura amashyiga kansanzemo. Ubwo nibwo wanyonyombaga ukajya kuryama. Aka kanya wenda ndagira ngo tuganire ku muriro. Abanyarwanda bazi ibintu cyangwa se bari bazi ibintu bijyana mu mwuka mu buryo bwabo. Ntabwo ndi bujye gusobanura imico ya Kinyarwanda uko bigenda cyangwa uko byagendaga, ariko muzi ko iyo hapfuye umuntu mu gihe cy'ikiriyo bacana umuriro. Ni ukuvuga ngo gucana uriya muriro hari icyo biba bisobanura. Uwo muriro ntibawucana nk'uko batuye bawucana indi, ubwo bawucana kuko hari ibintu bimwe na bimwe baba bateganya cyangwa baba batekereza cyangwa bifuza kugeraho bari kumwe n'uwo nyakwigendera. Ubwo rero iyo witegereje umuriro, Abanyarwanda ubwo bafite uko bawitegerezaga, bafite n'icyo bawukuragaho. Ariko nkatwe abemera Imana, abemera Kristo, reka twitegereze umuriro, twitegereze turebe n'icyo twawukuraho. Aba mu bihugu byateye imbere cyangwa abafite amateleviziyo, hari amaseri mujya mureba, hari iyo bitaga Le Feu de l'amour. Iyo seri cyangwa se umenya ikibaho simbizi. Hari igihe uzaganira n'umuntu ukumva arakubwiye ngo uriya muntu afite initial remain, donc uriya muntu rwose iyo muganira wumva ashyushye, iyo umureba ntago areba nk'uwapfushije, aba afite agashyushye. Abandi bazakubwira cyangwa se niyo muganira umuntu akubwira ati wiwi nabyumvishe neza, nagize inideri mineze. Ni ukuvuga ngo hari akantu kanjemo k'ubwenge cyangwa se k'agashashi katumye mbasha gusobanukirwa ibintu. Murumva ko izo mvuga zose zirimo kugenda zizenguruka ku muriro. Ubwo rero dufata umuriro, ndafata igishyito, buri wese ubwo aho yicaye cyangwa se aho ahagaze areba igishyito. Noneho icyo gishyito tufate ko ari umuriro, ariho umuriro ukomoka. Iyo ufashe igishyito cy'umuriro ukawitegereza, kiguha urumuri. Uko iyo witegereza igishyito cy'umuriro ubona urumuri. Ikindi cya kabiri ubona ni iki? Ubasha kumva ubushyuhe iyo ucyegereye. Ni ukuvuga ngo ku gishyito tuboneraho ubushyuhe, tukaboneraho n'urumuri. Ubwo rero tubishyize mu rwego rw'umwuka cyangwa se mu rwego rw'uburyo kuko turimo kuganira nk'abari mu nzira y'ijuru, kiriya gishyito nicyo dushobora kugereranya n'Imana Data. Ni igishyito. Icyo gishyito rero Imana Data niyo duha umwana, uwo mwana ni urumuri. Imana Data niyo duha umwuka wera, uwo mwuka wera ni iki? Ni ubushyuhe n'urumuri. Muri makeya ushobora gufata ikintu cy'igishushanyo nk'uko ugafata icyo gishyito, ukavuga ko igishyito kiramutse kigiyeyo nta rumuri twagira, nta n'ubushyuhe twagira. Ariko igishyito gihari, ako kanya urumuri urarubona n'ubushyuhe ukabubona. Ngiki igishushanyo rero nashaka gukora kugira ngo tumvire hamwe ubutatu butagatifu cyangwa se ubutatu
iyo umaze kumva kino gishushanyo nkoze hano hejuru uhita wumva impamvu Yesu abwira Filipo ubwo muri Yohana 14:9 amubwira ngo uwambonye aba yabonye data. Uwegereye kiriya uwabonye urumuri aba yabonye n'igishyito. Ubwo ndimo gukomeza gukoresha iryo shushanyo mvugo ishushanya. Cyangwa se wasoma muri Yohana 17:21 mu isengesho rya gisaserdoti cyangwa se ryo guhereza igitambo Yesu avuga, aravuga ngo nk'uko wowe dawe uri muri nge nanjye nkaba muri wowe. Ntawe ushobora kutumva ko urumuri ruri mu gishyito nk'uko igishyito kiri mu rumuri. Ibyo ngibyo ni ibintu bigaragara. Icyo ni igishushanyo tukiriho. Uko nguko mbivuze wenda tuzafata n'ikindi gihe dukora uyu mwitozo twibaze izuba ni gute rishushanya ingoma y'Imana, ni gute imisozi ishushanya ingoma y'Imana, ni gute amazi ashushanya ingoma y'Imana. Ariko icyo nshaka kubabwira muri aka kanya ni iki, ni uko ibyo tureba byose byaremwe n'Imana bibereyeho kugira ngo bitumvishe iyo ariyo. Ibyaremwe byose bibereyeho hano kugira ngo bibashe kutwumvisha Imana iyo ariyo, bibashe kutwumvisha ingoma yayo iyo ariyo. Ubwo rero hamwe namwe ndumva twavuga ngo Imana nihabwa ikuzo mu byo yaremye, Imana nihabwa ikuzo natwe yaremye. Tuvuye kuri iki gishushanyo rero twagaruka kuri Bibiliya, kuko Bibiliya nayo ahanini yanditse mu bishushanyo. Abenshi turimo kwitegura Noheli, hari ababa bamaze kubona liste ya Père Noël iva ku butaka ikagera mu kirere, hari abandi barimo kwibaza uko bazakira abashyitsi niba amabwiriza bibemereye n'ibindi byinshi tuba turimo. Ariko no muri Bibiliya uwasoma muri Izayi 9:1 baragira bati abantu bagendaga mu mwijima babonye urumuri nyamwinshi. Abari batuye mu gihugu cy'icuraburindi urumuri rwabarasiyeho. Hejuru twavugaga uramuriro, twavugaga urabushyuhe, twavugaga n'urumuri. Ndakomeza mvuga ku rumuri. Urumuri rero Izayi atubwira, umuhanuzi Izayi atubwira mu gice cya 9 umutwe wa umurongo wa mbere, abantu bagendaga, ni ukuvuga ngo iyo bakuvuye kugenda muri bakubwiye abantu batuye cyangwa bicaye batakivaho baba. Bagendaga abantu batuye mu mwijima. Umwijima muri Bibiliya ni iki? Ni igihe cyose umuntu yamaze kugwa. Icyo bita kugwa ni ukuba uri mu kibi n'ikinyoma byarakurangije, byarakubase. Abo babonye urumuri nyamwinshi. Urumuri nyamwinshi ni ukuri kw'Imana gukomoka kuri cya gishyito twavugaga hejuru. Abari batuye mu gihugu cy'icuraburindi murabona ko basa n'ababisubiyemo, uretse ko noneho hagati y'umwijima n'icuraburindi biratandukanye. Icuraburindi ni ukuzimu. N'abari bageze ikuzimu, abo ngabo navuga ko ari abari baraciriweho akarongo, abo shitani yari yarifatiye, abo shitani yivugaga hejuru. Uyu munsi urumuri rwabarasiyeho. Mu yandi magambo ukuri kw'Imana kwabasakayeho. Ibi ngibi dusubiye inyuma gatoya, murabona neza ko uri kure ya kiriya gishyito abona urumuri rukeya. Ni nayo mpamvu hano batubwira ko urumuri rwabarasiyeho. Ariko waguye hafi bakubwira ko urumuri ari nyamwinshi. Uko ugenda ujya kure ya Kristo niko ugenda ujya kure y'urumuri, ku buryo niyo wagwa yaje kugarutsa iruhande ntabwo ubasha kubona imbaraga zihagije nk'uwaguye hafi ye. Ugwa kure atabarwa bikeya kurusha uwaguye hafi. Twagwa twahagarara, abahagaze tuhagarare hafi, nunagwa ugwe hafi, kuko kugira ngo tuzongere tubone impuhwe ziza kudushaka mu mwijima mu icuraburindi, ibyo ntabwo twavuga ko dufite iyo garanti, kuko ntawe uzi umunsi n'isaha. Urwo rumuri ruvugwa ni Kristo. Ngira ngo ubwo yiyerekaga Petero, Yakobo na Yohani, ubwo turi muri Matayo 17, Matayo umutwe wa 17 umurongo wa 2, aho Yesu yihinduraga ukundi. Nuko yihindura ukundi mu maso yabo, uruhanga rwe rubengerana nk'izuba, imyambaro ye yererana nk'urumuri. Aha nanone turimo kugaruka kuri cya gishyito. Ni ukuvuga ngo icyo gishyito ucyegereye
aba ngaba ni Yohani, ni Petero, ni na Yakobo bari begereye icyo gishyito cyangwa se bari begereye Yezu, babashije kubona uruhanga rwe rwabengeranaga nk'izuba. Ni ukuvuga ngo babashije kubona urukundo rw'Imana icyo ari cyo, kuko uruhanga hano barimo kutubwira ni urukundo rw'Imana. Babasha kubona imyambaro yererana nk'urumuri, mu yandi magambo urukundo rw'Imana rwisesuye rwabagezeho. Natwe rero duharanire, twifuze ko Yezu azaduhamagara, azatubwira ati muveho mbabwire, akatwereka urukundo rw'Imana urwo ari rwo, tukabasha kurukunda na bagenzi bacu nk'uko tuzaba turukunda Imana, akabasha kutwereka ukuri nyakuri nk'uko yabikoreye zina ntumwa hano hejuru. Nyamara kandi turi abantu, ni nabyo Yohani agarukaho muri rimwe, Yohani umutwe wa mbere umurongo wa 9, aragira ati ijambo niwe wari urumuri nyakuri rumurikira umuntu wese uza kuri iyi si. Yari mu isi kandi isi yabayeho kubwe, ariko isi irarenga ntiyamumenye. Yaje mu bye ariko abe ntibamwakira. Nguko tumeze, nguko uko bitugendekera kenshi. Ijambo ry'Imana turarifite ariko ntidushaka kuryumva, ijambo ry'Imana turarifite ntidushaka kurisoma. Nguko uko tuba mu mwijima, kandi ukuri kuri iwacu, ukuri kwaradutashyemo, ni nabyo twavugaga ari hejuru. Nuko rero muri iyo nyamara kandi nakongera nkabwira nti kuko umwana yatuvukiye, nibyo tuzavuga mu minsi iri imbere, twahawe umuhungu, ubutegetsi bumuri ku bitugu, ahawe izina umujyanama w'agatangaza, Imana idahangarwa, umubyeyi iteka, umwami w'amahoro. Aho ngaho nanone ni muri Izayi umutwe wa 9 umurongo wa 5. Uwo mwana uvugwa nta wundi umwana w'Imana, ni igikomoka kuri kiriya gishyito, n'urumuri. Uwo mwana n'urumuri twahawe, yatuvukiye. Kuvuka muri bibiliya bitubwira yuko twongeye kororoka, kuko uwavutse arororoka. Twahawe umuhungu muri bibiliya bitubwira ko ari urukundo. Ubutegetsi bumuri ku bitugu, ahawe n'izina. Izina ry'Imana ni irihe? Ni umujyanama w'agatangaza, mu yandi magambo n'urumuri. Ni bya bitekerezo nahoze mvuga biva ku Mana, n'urumuri, umujyanama w'agatangaza, Imana idahangarwa, umubyeyi iteka. Muri bibiliya yera cyangwa se z'igifaransa ni Imana Data, umwami w'amahoro. Amahoro muri bibiliya ni urukundo. Aha nanone Izayi arimo kutwubwira ubutatu butagatifu, Imana Mwana, Imana Data, Imana y'Umwuka Wera, Imana wo mutagatifu. Nuko rero ducane amatara yacu, ducane ku buryo amatabaza yacu atazima, kandi turacana hehe? Kuri kiriya gicaniro, kugira ngo tubashe kubona ubushyuhe, tubashe kubona urumuri. Uhoraho dukeneye kwakira ubushyuhe buva ku gicaniro, ari wowe. Iyaba kandi uyu munsi twakundaga kumva ijwi ryawe, iryo jwi ryawe nta rindi ni Kristo Umwami. Iyaba uyu munsi twakundaga kumva kandi tukakira ugushaka kwawe, uko gushaka kwawe Nyagasani Yezu ni ukuhe? Ni uko twakundana kandi tukamenya uwagutumye, ari we Imana Data. Emmanuel, ineza yawe duhoreho, nk'uko amiringiro yacu ari muri wowe. Murakoze.